dusabe itorero namwe mugejuru gatoya maze Data mwiza ukiranuka utuye muri abo ngabo, mubyeyi mwiza udukunda cyane, urukundo rurenze intekerezo zacu. Umuririmbyi yabwiye ati rusumba izuba rugasumba inyenyeri ndetse n'ikuzimu rugerayo. Wabigereranya ngo yafata ijuru nk'impapuro agafata amazi nka wino n'ibiti byose akabigira inyandiko, ab'isi bose bakandika urukundo rw'Imana ntirwarangira. Tugushimira urukundo dukunda rwagaragariye ku musaraba ubwo twahindukaga bashya duhinduwe n'amaraso y'umucunguzi wacu. Izina ry'Imana nirishimwe cyane. Abahungu bawe n'abakobwa bawe turi imbere y'ubwiza bwawe, tugushimiye umunsi mwiza waduhaye, tugushimiye umwidagaduro waduhaye imbere y'ubwiza bwawe. Wadukundiye ngo tukuririmbe, tugusingize, tukogeze, tukurate, tugusabe kandi tugushime. Waduhaye umunsi mwiza, turawugushimiye. Mwami Imana yacu, dufashe umwanya mutoya kugira ngo tukwereke abana b'urubyiruko rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Yesu yaribwiye ati nimureke abana bato bansange. Yesu Kristo yaribwiye ati utamera nk'umwana muto azabona ijuru. Ndakwinginze uru rubyiruko rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, itoro ry'ururembo, ubahe gukura bashima n'Imana n'abantu. Uha ababyeyi gusobanukirwa n'uko babafasha. Reka be kubatererana, reka be kubaterera iyo. Ndakwinginze aba babyeyi ubaha uburyo, ubaha ubushobozi kugira ngo bite kuri aba bana. Bamwe barakuze, abandi barimo barazamuka babasatira, ariko bose ni abana b'itorero. Ndakwinginze kugira ngo Mwami aba babyeyi ubahe ubushobozi bwo kwita kuri aba bana. Turagusaba kugira ngo iri torero uribashishe kugira ngo rikomeze gushyigikira uru rubyiruko Mwami. Bakeneye kukumenya, bakeneye kukwakira, bakeneye kukwerekana kugira ngo bagire bagenzi babo benshi barimo barimbuka babashe kubagarura ku Mana. Mana yacu, indirimbo tumaze kuririmbira bavuga ngo bashake kandi ubazanire Yesu. Aba bana bawe bajiya, dore n'uwo bagiye gusohokane buri wese. Ubarinde agisida, ubarinde impanuka iyo ari yo yose, ubahe imbaraga bagenda, ubahe imbaraga bagaruka, kandi ubacure umupira amahoro, ababyeyi banezezwe no kubaho. Dufashe kandi uyu mwanya kugira ngo tukwereke umugaragu wawe, umukozi wawe, Pastor Luxon, umuha umugisha kugira ngo mu nshingano afite muri federasiyo yo kurinda urubyiruko, yo kuba yita ku rubyiruko abona amagara mazima. Mbere batubwira ko bafite intege nkeya,
kandi urabona umuntu waba umusore akiri mutoya akwigirize umuha imbaraga umushobozi maze yohereza icyubahiro cy'Imana muri iyi federasiyo ifite ikibazo gikomeye kubera sterilite mwami giteye ubwoba, aho umubare munini ari abahakanamana urubyiruko rukeneye gukora rukoresha inakwinginzi n'aba babyeyi kandi babakubita ingabo mu bitugu babashyigikire. Urakoze cyane. Turakwereka Pasiteri Philippe pasiteri wacu ari mu rugendo mu muryango we bajyanye bari ibihe byiza kandi uzabagarura amahoro. Umubyeyi wacu hari n'ibindi byinshi byiza umwuka wera yadusabiye ageretse kuri aya magambo dusabye ngo ageze kuri Data wa twese. Turagusaba ngo ubwe gusenga kwacu kandi n'ibyo umwuka wera yongeyeho nabwo biduhere ko dukunda amahoro. Yesu yavuze yuko azajya afata isengesho ryacu akarigira irye akariha Data wa twese ngo rimubere umuvumo wo guhumura neza. Turakwinjiza ngo wakire gusenga kwacu maze bibere Data wa twese umuvumo wo guhumura neza. Tubigusabye tugushima kandi tunezerewe ko twumvise mu izina ryiza ryera rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.